Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Reka nizere yuko kandi mukomeje kugubwa neza. Mwese rero ndabasuhuje, mukomeze kugira icyumweru cyiza aho muherereye hose. Imana ibagirire neza cyane kandi barinde mu byo murimo murakora. Uyu munsi rero nkaba mbaza n'inzozi nziza cyane. Ese waba warigize urota uri kurya imineke? Ese waba warigize kurota uri kurya imineke myiza cyane kandi iryoshye? Aha rero mbazaniye inzozi nziza cyane usobanukirwe neza cyane iby'iyo mineke warotaga urya. Aha rero ukomeza ubane natwe igatanuka kandi ukanda kukazogera ukanda subscribe ukora no kukazogera ndetse ukora kuri share ugaduha na comment hasi aho gato cyane. Izo comment nazo ziba zikenewe. Aha ngaha rero kandi ikiganiro cyacu cyakuryohera ukagisharinga n'abandi. Mwese rero ndabasuhuje abari mu ntara y'Iburasirazuba, aho ngaho rero aho bita mu Rukiri, aho rero za Rwagitima, za Matimba, aho mwese ndabasuhuje, aho mu Mutara mwese ndabasuhuje, za Nyagatare, aho ngaho mukomeze kugubwa neza. Aho mwese rero ndabasuhuje. Aha ngaha rero tukaba tugiye kwitangirira inzozi zacu. Reka dukomeze rero n'inzozi zacu. Aha ngaha rero nk'uko bisobanurwa neza cyane, aha ni mu nzozi zo kurota urya imineke. Isobanurwa kenshi nk'ikimenyetso cy'ibyishimo ndetse kandi ishimwe cyangwa se umusaruro uva ku kazi kawe, ariko bisobanurwa bitandukanye ndetse bitewe n'uko inzozi zagaragaye. Aha rero niyo mpamvu mari cyane rero ngo ngusobanurire. Nurota urya imineke ihiye neza kandi iryoshye. Aha ngaha ibi bishobora ndetse gusobanura ko hari ibintu byiza ndetse kandi biri hafi kukubaho, ati nk'intsinzi mu buryo ukora amahirwe mashya cyangwa se urukundo rwiza. Nanone kandi bishobora kandi kuba ikimenyetso ndetse cy'ineza, ibihe byiza cyangwa se impagarike mu buzima bwawe. Nurota urya imineke idahiye cyangwa yangiritse, ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'ibintu bikiri kare gukorwa cyangwa se ibyifuzo ndetse bitaragezwa ku gihe. Aha nanone kandi bishobora no gusobanura umunaniro cyangwa se kutanyurwa mu byo uri gukora. Mw'abantu mwe ngira ngo murabyumva neza cyane. Nuramuka urose urya imineke ngo idahiye neza cyangwa se imineke yangiritse, aha ngaha bisobanura byinshi cyane, ngo bishobora no gusobanura umunaniro ngo cyangwa se kutanyurwa mu byo uri gukora. Ibi rero urumva neza yuko rero inzozi zacu ziba zifite ibyo zisobanuye. Aha ngaha ati nurota usangira imineke n'abandi, ati ibi bivuga ubufatanye, urukundo cyangwa se gusangira ibyiza n'abandi. Nanone kandi bishobora no gusobanura ko hari umuntu ugiye kugufasha cyangwa se mukazungukira hamwe. Kuri step ya 4, nurota ubona neza niba imineke ihiye neza cyangwa se ibishye, ibi bishobora kuba ikimenyetso ndetse cy'urujijo cyangwa se kutamenya aho uhagaze mu bintu runaka. Aha rero ngayo rero nguko icyo imineke isobanura. Aha ngaha rero nubona iyi video ikuryoheye uduhe comment hasi aho mw'abantu mwe, ndetse kandi mugiye muduha na like nazo ziba zikenewe mw'abantu mwe, ndetse kandi aka video mugasharinga kuri bagenzi banyu kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bizamuke mu ntera. Komeza ubane natwe gatanu kandi rero ukanda ukazogera ukanda aho ngaho, ndetse kandi unaduha comment by'umwihariko. Komeza ubane natwe.